Uretse gato, mbere y'uko ubireka banza utekereze kuri iki kintu. Ese ujya wibaza impamvu mu bitabo byose wasomye nta hantu na hamwe uzabona shapitire yitwa Never Give Up cyangwa wicika intege. Ku mwanya wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, buri gihe iyo shapitire uzayibona ku mwanya wa nyuma. Uzayibona mu mpera y'igitabo. Ese waba uzi impamvu? Waba uzi impamvu se ibinyamakuru byinshi, abantu benshi batajya bakubwira ngo wicike intege? Ibi se waba uzi impamvu yabyo? Bo bazi ibanga, bazi ko bigoye, bazi ko iyo nzira igoye cyane. Ni nayo mpamvu birinda kubikubwira, kuko bashobora gutekereza ko utari bubumve, ukanga no kubakurikira. Nyamara iyi niyo shapitire ya mbere ikenewe, nicyo kintu cya mbere gikenewe, nicyo kintu cya mbere ukwiye kumva. Nakihutira gusoma iyo shapitire mbere y'uko wenda nanumva ibinshimisha bimbwira ngo buriya kuba byaranze wakongera ukagerageza ikindi kintu. Oya, gutsindwa bibaho, ibyo ngibyo byakire. No kumva amajwi akubwira ngo wapi buriya nushaka urekeraho, ibyo bintu si ibyawe rwose, nabyo bibaho. Nzi abantu benshi bagiye bagerageza ikintu, haba mu gushaka uruhushya rwo gutwara, haba mu bintu bitandukanye, baragerageje. Inshuro ya mbere biranga, kabiri biranga, gatatu biranga, kane, gatanu biranga, ariko ku nshuro ya gatandatu ukabona birakunze. Ibi ngibi ntabwo byizana gusa, kubera yuko abo babashije kubigeraho bagakora rimwe, kabiri, gatatu, bakagera no kuri gatandatu, ni bamwe. Hari noneho n'abandi batigeze bongera kugerageza, bakoze rimwe, kabiri, gatatu, ku nshuro ya kane baravuga ngo wapi, ibi bintu si ibyanjye, byaranze, reka ndekeraho. Bararekera, barabyihorera, baravuga ngo wapi, ntabwo byakunda. Ibi ngibi ni ibintu bibaho mu buzima bwacu. Aho ngaho ni urugero nari ntanze. Reka dukurikire noneho tubashe kumenya ubundi ibi bintu biterwa n'iki. Kubera icyo ukwiye kumva iryo jwi rikubwira ngo rekeraho. Ubundi se birashoboka koko narekeraho? Cyangwa birashoboka ko hari ikintu nakora kugira ngo sindekeraho, ahubwo mbashe kongera ngaruke ndi umuntu mushyashya, umuntu utandukanye na wa wundi. Buri ikosa rya mbere abantu bakora ni ugutekereza ko ibintu batekereza nta ngaruka bifite. Muri ikintu cya mbere ugomba uzitaho mu buzima bwawe, uzite ku kintu bita mindset. Mindset ni ikintu gikomeye. Nutekereza ko gutsindwa uzatsindwa, ntuzigera utsinda mu buzima, ntuzigera utsinda. Nutekereza kugira ubwoba ukavuga ngo byanze, nkoze amahitamo ntibikunde, ubu se niri hasi kuri iki kintu sinanakimenye, aho ngaho mbere na mbere wabanje kwica mindset. Ubanza kwiyumvisha ko hari igihe watsindwa, hari igihe utabigeraho. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ni iki kintu se ugiye gukora kugira ngo ubashe kureba ibyo ndi kukubwira ko bishoboka? Ikintu cya mbere ukwiye gukora, banza utekereze ku bantu uzi bagerageje inshuro zirenze imwe, bagerageje inshuro zirenze imwe kandi bakabasha kubigeraho. Ikindi, utekereze kuri iki kintu. Ese hari umuntu wigeze ubona watsinze atarabasha guhura n'ikigeragezo, atarabasha gucika n'intege? Ibyo bibaho. Umutekerezeho nawe umbwire. Icya gatatu gikomeye, ese utekereza ko nuramuka ubiretse uzigera ubibona byabayeho? Ntuzigera ubibona rwose. Ariko se nuramuka ukomeje, utekereza ko utazabibona? Bizarangira ubibonye byanze bikunze, bizarangira ubonye inzozi zawe ziba realize. Ibyo ngibyo ndabikubwira, nakongera nkabigusubiramo. Nudacika intege bizarangira ubibonye bikunze, ariko nucika intege, jamais de la vie, byibagirwe, hita ubyibagirwa. Izo nzozi hita uzibagirwa, kuko izo nzozi ntabwo nyine zizigera zigaragara mu maso yawe, ntuzigera uzibona. Ushobora kuzazumvana abandi bavuga ngo ngewe iki kintu naragikoze kigenda neza, mu gihe wowe ijambo uzajya uhora wibuka ni rya rindi rikubwira ngo naragerageje kabiri, gatatu, kunshaka kane nahise mbireka. Kubera ko ibyo ngibyo nta kindi kintu bizakuzamurira muri wowe, bizakuzamurira agahinda no kwicuza. Nyamara ufite amahirwe, uyu mwanya wa none ufite amahirwe yo kuba wakora ikintu ukongera ukikosora, ukongera ukagira ikintu gihinduraho. Ukwiye gufata failure cyangwa se gutsindwa nk'aho ari feedback, kuko n'ubundi ni feedback. Ahubwo wowe wiyakire iri negative, yakire iri positive. Tekereza ko ari ikintu cyiza, tekereza ko gutsindwa atari ikintu kibi. Nk'uko tubyigishwa mu ishuri, tujya dutekereza ko gutsindwa koko turi abaswa, nta kintu twakora. Aho ngaho iyo utsinzwe mu ishuri uba wumva ko nyine ubuzima burangiye, uba wumva ko nyine wowe ntabyo ushoboye. Nyamara dukwiye gutekereza ko twishe ikintu dukwiye kugikosora kikagenda neza, tukabasha kuzabigeraho. Dukeneye ubundi buryo bwiza bwo kugikora.
bikabasha kugenda neza. Ibi ngibi nitubikora tuzubaka ubuzima buzima, ubuzima buzima bufite intego kandi buzigeraho. Reka tubikore, twabikora.